be uzi impamvu ituma umbwira ko nkunda nkagusaba kubisubiramo? Inshuro zose wakoresha umbwira ko nkunda waba ubyanditse cyangwa ubimbwira tuvugana, numva ari bishya, nkumva ari ifunguro nkwiye kubona mu gitondo, saa sita na nijoro mbere yo kuryama, mbese buri munsi. Ubu namaze kubona irungu Adamu yari afite atarabona Eva, utuma isi yanjye irushaho kuba nshya buri munsi, mbona nshyigikiwe n'amaboko akomeye, ibiganza byawe binkoraho nkimukira muri Marisi mvuye ku isi. Be kugukunda bibaye ari amakosa, nakemera guhora mpabwa ibihano buri munsi kuko ngukunda cyane. Ese ubona ibyishimo mporana n'ukuntu mpora nisekera? Kugukunda ari amahitamo nahora nguhitamo. Nijoro iyo ndyamye mba ngutekerezaho cyane, iyo nkorose mu nzozi sinifuza gukanguka, mba ryoheye n'urukundo mpa. Ese ubu nakwanga ngakunda nde? Kukureka nkagusiga n'iryo kosa nakora nkazicuza na nyuma y'ubuzima, ariko nanjye nkabibona. Uzonsanze ndi mu marira urampoza uti tuza, unyomora ibikomere ndakomera. Ni iki cyantanya nawe? Usobanukiwe njye wa nyawe ntaho naguhishe, ndakuzi iyo wishimye, ndakuzi iyo ubabaye. Ni iki cyadutandukanya? Be umubavu wawe uhumura neza, niyo ngutekereje nongera guhumurirwa nawo niyo waba uri kure cyane. Mukunzi wanjye, nakugeranyije n'izahabu nziza cyane y'igiciro cyinshi, mpora nsenga buri munsi rugira ngo akumishire kure, abambuzi batazantwarira zahabu yanjye. Yemwe mwa bakobwa mwe, barahije ukuri ko hagize umutwara yahitamo gusezera ubuzima akimukira ubuzima. Sinakihanganira kuntanya n'ubuzima bwanjye, indoto zanjye akazisiba neza nanjye namusiba. Umukunzi wanjye ni uwanjye, ntawe tumufatanyije, hagira umukoraho nawe namukoramo, agahora mu buribwe buhoraho nta mahoro namuha. Kandi urukundo niba ari ubuhumyi nk'uko mbyumva, ibyo byaba ari iby'ababihiwe kuko ngendura n'imboni zanjye zombi. Urukundo rwanjye rurangose, kandi urukundo niba ari inyanja, umukunzi wanjye ni umusare mwiza, abasha kugashya agakomeza ingashya, abasha neza kubona icyerekezo cy'inyanja y'urukundo, ayisobanukiwe neza kubarusha. Umukunzi wanjye arankunda kandi urukundo rwe ruraryoheye. Uti intimba izashira, imvune izabura, ntuzongera guhangayika ukundi kuko mfite. Yewe numa yanjye we, kugurutse ugiye he? Nubona amababa akubanye maremare uzamenye ko nta yindi sanzura uzamenyera. Abandi nta mahundo bagira uzatoreramo, bagira inkongoro n'ibisimba bikunda kwirira inuma. Mukunzi wanjye, uri uwanjye kandi nanjye ndi uwawe. Urukundo mparundutira byose, amaso yawe ameze nk'ay'inyana. Ese niyambuye uwo mwambaro nambasha ne kwambara inkanda? Cyo ngwino nkwambika ikamba, ukoranye umuryango nkunde ngushimire imbere y'imbaga. Nzaba nicaye ibumoso bwawe, hamwe wambwiye havaga naza nkahavura, nkaba urugingo rwagusubizagamo urugwiro, barakubonaga nk'impehe. Dore aho wahereye undi uramvuga wowe utavuga, wankoreho amaso yawe kuko binzonga, urera nka sheregi. Amenyo yawe arera nk'umukumbi w'intama zivuye kuhagirwa, niyo mpamvu kugusoma mbikora isaha. Mukunzi, uri umuhire, mbona narahiriwe, ngira impungenge mbona abakobwa bagusiganira ngo ni njye wahiriwe. Ngo nahashye neza abandi bahashye ibihuha, mba mbona bakureba nk'ibirura bibonye intama, mba nsaba rugira ngo akumishire kure y'amaso y'abasahuzi. Ndi umukunzi wanjye kandi urukundo rwera rungaragariza. Be uzi impamvu ituma umbwira ko nkunda nkagusaba kubisubiramo? Inshuro zose wakoresha umbwira ko nkunda waba ubyanditse cyangwa ubimbwira tuvugana, numva ari bishya.